twongere tuguhe ikaze kuri ndi umunyarwanda TV. Niba ukunda nyakubahwa Perezida Paul Kagame ukanda like, kora subscribe, wandikamo turi kumwe n'ikigo cy'ubutaka. dukomeze Nyakubahwa tugende. Perezida wa Repubulika naguze inzu mu mwaka wa 2015 nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze yari ifite ibyangombwa byose ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri wabanyemerera kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri imitation abo twaguze kuko ngo yakoraga muri Beneri ngo nuko ngo yiba Beneri. Noneho Beneri irangije ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva 2015 mba mu nzu ntabwo hamwumvise ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze no muntu ari umukozi wabo yarabibye. We yari umukozi wa Beneri wa Beneri witwa Rutagengwa Jarewe. We arabiba ngenda ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB kwinza atari ingwate ngurira muri leta nyine nkuko babidusaba. birumvikana Yego. Hanyuma ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Kuva 2015 nyakubahwa Perezida amaze gutanga amafaranga ruteyo naguze inzu. Beneri ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi 3 inzira aba yatwanditseho. Nyakubahwa Perezida kuva icyo gihe na nubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanyemura ikibazo kuko nubundi abo mu kuva icyo gihe nubu ntabwo byakozwe. Mu mpanya kwa Perezida barushwa imbaraga na Beneri baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga ukagira ngo umuntu udasenga kuye gutwarwa ibyo. Uko bwira rinde. Abayobozi bose bo mwe nayo yumva ibibazo byanjye kumva ndarengana akambwira ati genda ujye wiragiza Imana. Itonde vuga buhoro. Abayobozi warebye ninde nande Nyakubahwa Perezida wa Repubulika abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi urwego rw'umuvunyi rwasuye ku aho inziri ku Ruyenzi rumbwira ko iminsi 3 ibinyanditseho ikibazo cyanjye n'abadepite bashyizeho komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse nta muntu n'umwe utakizi ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi 3 birakemuka nawe bukeye arambwira ati nukwiyambaza Imana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye. Ibyo nawe bihuriye. Ubwo uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba kizi usibye abo n'urwego rw'umuvunyi rurakizi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bo baraje babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi abayobozi barabwira bati natwe byaratuyobeye umuturage wacu yararenganye. Icyo gihe bari basuye akarere urwego rw'umuvunyi barangije barambwira bati iminsi 3 uzabonye babonye ibyangombwa by'inzu yawe. Ari umuntu w'urwego rw'umuvunyi uri hano waba uri hano? Okay. Minisitiri Gatabazi na abantu bashinzwe polisi hari uri hano? Iki kibazo ubu tugiye mu weekend ariko mu cyumweru gitaha kera ku wa mbere mu minsi 3 kizabe cyakemutse. Niba guhera kumaho ngaho baguhe mikoro aho ngaho. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari gukorwa umuhanda wa Huye na Rusizi twahuye n'ikibazo abashinwa batuyoborera amazi mu mazu. Kuva icyo gihe amazu yatangiye yacu kwangirika tugasana kugeza ubwo ubuyobozi bwaje bukora umuganda bukajya butubwira ngo dutere imigano ngo ikibazo kizakemuka. Turagumya turabiyambaza none bigezeho 2020 biba ngombwa ko inzu zacu zose zigwa hasi.
ubwo badusohoye mu nzu abayobozi baraje baradusohora bamare kudusohora twagerageje buryo ki tubiyambaza twandikira umurenge akarere twandikira n'intara twandikira na RTDA noneho barangije baratubwira ngo murindire ngo igisubizo ngo tuzakibaha noneho tubaho ngaho twongera kubandikira izindi baruwa kuva 2020 icyo kibazo cyatangiye 2012 n'inzu zatangiye gusenyuka baza gukora umuganda akatubwira ngo ibingibi ngo bizarangira ngo nitera ibiti ngo bizakemuka 2020 rero n'inzu zasenyutse twebwe tuzisohokamo kuva ibyo 2020 twanditse impapuro zishoboka n'umuvunyi twaramwandikiye ariko icyo kibazo cyanze gukemuka mu Gisakura mu mudugudu wa Gisakura niho turi mu kagari ka Buvungira ngiye nitwa Mukamfizi Jeannette abana bacu babaye ibirara ntago bakiga ayo mazu niyo yabatunga Nyamasheke icyo kibazo mugisha umubwire azaza kure vuba nabyo mushake uburyo ikibazo cyakemuka oya ubwo nanjye bazambona byihorere ubwo tuzaza ikibazo umuntu yasubiza abantu imyaka ukwiye kumenya inkomoko yabyo ndakubwira ariko uko gusobanurira niba ubyumva keretse niba uvuga twagiyeyo dusanga aba bayobozi banyu muzajye kubareba twumvikanye ko abafite ibibazo nk'ibyo bazaza kubareba mukabibasobanurira bikatugeraho tukamenya uko twabafasha ubwo n'ikibazo cyawe nuko kigomba kuba kimeze amazina yanjye nitwa Nshimiyumukiza Firemo ndi hano mpagarariye n'abatumwa nyakubahwa perezida wa repubulika na koperative yitwa Gisuma Coffee mbere y'umuyobozi muri ino minsi ni koperative ikorera mu murenge wa Giheke akarere ka Rusizi muri 2016 hari umugabo umwe wavuye i Kigali witwa Habiyambere Guillaume yifashisha kampani yiwe yitwa Hidden Wealth araza atwubamaho atwara ikawa z'abanyamuryango zifite agaciro ka miliyoni 46,158. Ibyo byabaye ryari? Byabaye muri 2016. Wabigejeje he? Yerega mbashaka kumenya biva icyo gihe hari abayobozi bicaye hano n'abandi badahari. Twabigejeje mu nkiko urukiko rw'ubucuruzi mu karere ka Huye n'urw'i Kigali turamutsinda dushaka umuhesha kugira ngo aturangirize ikibazo. Amakuru twakuye muri RDB no mu kigo cy'igihugu cy'ubutaka batubwiye yuko yakoze uburiganya mbere imitungo yiwe tiyayandikishaho. Ari heherwa arahari ari mu gihugu. Uwo mugabo amakuru twahawe na RDB mwibarwa badusubije batubwiye yuko ari i Kigali mu karere ka Gasabo. Ariko ubwo ntabwo barakwiye kukubwira aho ari gusa bari bakwiye kukubwira ahubwo bo icyo babikorera none se ko bahazi kuki ntawe babikurikiranye. Mu minsi yashize twe twandikiye minisiteri buretse by'inyandiko RDB hari umuntu wa RDB uri hano Yes, Your Excellency. Your case murayizi? It's the first time a case in muyikurikirane uriya muntu arenga vuba. Yes, sir. Yes.
se uburiganya ngo company waravuze ngo iki ibyo naba bakwiye kubikemura nabyo ni muri mortgage registration no kuza gukurikirana ikibazo your excellency. Yes, all right, and to the conclusion. Yes sir. Yes, uwo muntu ibyo by'uburiganya by'amakampani yahisha hakagera ate bagasanga ntacyo afite warahari. Yes sir. Yes, we rero ashyirwaho agomba kujya. Yes. Hanyuma ibyo atwaye bikasubirana ba nyirako. Yes sir. Ibyo nta bintu by'amacenga bijyaho bikina gusa abantu batakaza. Icyo kibazo cyawe kirakemuka vuba. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Niba atanahari bazakurikirana umutungo we, niyo yaba yarushyize mu yandi mazina y'abandi bantu bizamenyekana, bazavanamo ibigomba kwishyurwa abantu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko mujyaho muraza kumenyana mute, murahura mute? Nyura aha ngaho ugende umubwira we wacha kini we hariya mukemura. Murakoze. Ariko mbona kiri karaganira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banje kukuramutsa amahoro y'Imana n'abane nawe. Yewe nitwa Mukamana Natasiyana. Nduwo mu karere mu murenge wa Bugarama, akarere ka Rusizi, umudugudu wa Gatebe, akagari ka Nyange. Natashe mu Rwanda muri 1995. Icyo gihe perefera hari ari mu Nyakabera. Mpabwa umurima isambu yo guhinga. Maze kuyihabwa, igihe cyaje kugera hahinduka aho gutura ni mu Kabusunzu. Hahindutse aho gutura bahaciramwo ibibanza abademobe bari basezerewe mu ngabo, ariko jyewe umurimo wanjye ndawusigara. Noneho cyaje kukurikira, babahaye ibyangombwa, nabo bademobe ariko ntibahatuye, ahubwo haguzwe n'abakire. Babahaye ibyangombwa, ngiye gusaba icyangombwa, umuyobozi wari uhari yitwa Rukazamboga arakinyima ngo ni muri Munagiri. Ubwo ndakomeza ndahahinga n'ubu ndicyahahinga. Habaye igihe kigeze kuri ikibazo cyawe ni urashaka ndashaka icyangombwa nk'abandi. Ikibazo ufite ni ukutaba utarabonye icyangombwa cyaho hantu hinga. Cyaho hantu mpinga nicyo gusa. Mabaranye imyaka 28. Ejo bundi erega ni wawe narahageze narakwandikiye. Ikibazo cyawe cyumvikanye reka bagusubize. Uretse gato bazakiguha vuba uzajye kuba bishinzwe bakiguhe. Ubishinzwe ninde nzagendaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Ninde nzagendaho ubishinzwe? Katubihemeye ninde bakubwira mvuga ko rinde Meya wa Rusizi ari hano. Ntabwo mbizi ko ahari. Ndakubwira ko ahari, yabyumvise ko agiye kubiguha vuba. Ariko ikibazo gihari nuko namubwiye akambwira ngo nta bubasha afise bwo kukimpa cyane. None se nanjye urabona ko none se namubwiye azabiguha kandi okay, komeza. Genda ujye guhinga umurima wawe, bazakiguha ntacyo ngaho. Nanjye nitwa Nturanyinabo Fideli, uturuka mu murenge wa Kanjongo, akagari ka Kibogora, mu mudugudu wa Nyenyeri.
ikibazo mfite umuntu yahohoteye umwana wanjye aramusambanya arangije amukubita ikintu hano arapfa mu by'ukuri okay ibyo byarabaye byagiye mu rubanza byagiye mu rubanza bimaze kugera mu rubanza buranira i Rusizi bari batatu hagaragara umwe abandi dosiye zirabura ndamutsinda tujya mu rukiko rw'ikirenga ndamutsinda ariko nyuma gatoya menye ko bagiye kugurisha imitungo nzavanamo indishyi nandikira meya wari Kamari bagiye kugira imitungo abo ngabo nandikira meya wari Kamari abandikira babwira ko iyo sambu itagurishwa urubanza rugikomeje tuburanye mu rukiko rw'ikirenga ndamutsinda mutsindira miliyoni 5 n'igice nyina wanyiciye aca ruhinga nyuma ya sambu arayigurisha ayigurishije ngana umuhesha w'inkiko mwuga wandangiriza urubanza witwa Vesa w'i Rusizi harya amafaranga ntiyarurangiza amaze kwanga kururangiza nibwo nagendaga ngana maje rambwira ngo nzarega uwaguze n'uwagurishije ndabarega mburi jambo mu rukiko ndajurangira Rusizi mburi jambo banca 600 ubu bigeze byagarukiye ahuko n'ibyanjye muri urwo rubanza banciye 600 ibyanjye barabigurishije n'umuryango wanjye turi guteragira ubwo birisharinde byagurishijwe n'umuhesha w'inkiko kandi sagurisha ibyawe ati ngo nuko twaburanye mu rukiko bakanca 600 nabibuze uwo muhesha w'inkiko ariho aracyari umuhesha w'inkiko aracyari umuhesha w'inkiko atuyara mu Kabuga wenda ari hano turi kumwe hano cyangwa reka nongere nishimire cyane wowe wabashe cyangwa se wabashe kudukurikirana kuri uyu mwacu muri Umunyarwanda aho tuzajya tugenda dusangira ibitekerezo dusangira bimwe mu bikorwa by'iterambere Paul Kagame yagiye ageza abaturage aha naho yari yagerageza gushinga abaturage bamwakira mu bwiza bamugezaho ibibazo byabo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yabikemuye byose kandi n'abagize umugambi ngo banabwirane aho yahaye kumwe nawe bafite ibibazo mubwira ko nyuma y'iminsi 3 ikibazo cyose baragikemutse nyakubahwa perezida wa repubulika akaba inkingi y'ibihugu n'iterambere ry'igihugu cyacu ni byinshi yatugezeho byose tutabasha kurondora hari iterambere hari ibikorwa remezo ubuvuzi hari umutekano hamwe byinshi tutabasha kurondora ariko mbere yuko hari ibihugu bifuza kuba yabibera umuyobozi rero tubifite twebwe ni amahirwe kuba tubifite ni amahirwe cyane kuba dufite umuyobozi nk'uyu wegera abaturage niba ufite n'ikibazo rwose hari umuyobozi ucamo ugatanga ikibazo cyawe kigakurikirana kigakemuka nanjye ndi umuhamya rero ndagira ngo dushimire wowe wabanye natwe kandi iki wandikemo turi kumwe kugira ngo dukomeze tubane muri igihugu cyacu murakoze